Mwaramutse, Yesu ashimwe, ndagushuhuje. Shalom shalom, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom. Dushimiye Imana iduha ubuzima, iduha kubyuka amahoro. Reka turamburire Imana amaboko. Ramburira Imana amaboko ahantu. Ubwire Imana ngo Mana ndagushimiye ko nkiriho. Ubwire Yesu ngo Yesu ndagushimiye ko nkiriho. Ubwire Mwuka Wera ati Mwuka Wera ndagushimiye kunshubijemo umwuka ku buntu, nkabyuka mpumeka, nkabyuka ndi muzima. Uwo Mwuka Wera uturuka ku Mana turamushima kuko ari kumwe natwe hano ku isi. We ari kumwe natwe. Imana iri mu ijuru, Yesu ari mu ijuru, ariko turashimira Umwuka Wera ubana natwe muri byose. Haleluya. Dusinziriye, Umwuka Wera bari kumwe natwe. Tugenda, Umwuka Wera bari kumwe natwe. Aho turi hose, uwo Mwuka Wera w'Imana ndamukunda cyane. Muri iki gitondo numva twakwifashisha Zaburi 146. Iyi Zaburi akaba ariyo dushimiramo Imana, akaba ariyo dusengeramo, akaba ariyo dusingirizamo Imana. Tubyutse amahoro, birakwiye gushima Imana. Reka tuyisome. Iravuga ngo haleluya. Mutima wanjye shima Uwiteka. Nzajya nshima Uwiteka nkiriho. Nzajya ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo. Ntimukiringire abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Umwuka w'umuvamo agasubira mu butaka bwe, uwo munsi imigambi y'igashira. Hahirwa ufite Imana ya Yakobo umutabazi we, akiringira Uwiteka Imana ye. Niwe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibiyirimo byose. Akomeza umurava iteka ryose. Aca imanza zitabera zirenganura abarenganwa. Agaburira abashonje ibyo kurya. Uwiteka niwe ubohora imbohe. Uwiteka niwe uhumura impumyi. Uwiteka niwe wemesha abahetamye. Haleluya. Uwiteka niwe ukunda abakiranutsi. Uwiteka niwe urinda abasuhuke. Aramira imfubyi n'abapfakazi, ariko inzira y'abanyabyaha arayigoreka. Uwiteka azahora ku ngoma iteka. Imana yawe Siyoni izayihoraho ibihe byose. Haleluya. Amena. Iyi Zaburi reka tuyishimire mu Imana. Ibi bisingizo tuvugira Imana yacu ibisingizo. Turasenga dushima tuvugira Imana ibisingizo. Twibuka imirimo y'Imana. Uyu munsi ugenda ushima Imana, nanjye ngende shima Imana. Mu mutima wacu ntihagire ibindi byuzuramo, ahubwo reka tuvuge ngo vino yo gushima Imana itwuzure. Vino yo kwibuka iby'Imana yakoze. Turi mu gihe cyo kwibuka, cyo kuzura vino nshya gusenga. Ariko kugira ngo Mwuka Wera atwuzure, numva mwuka w'amashimwe. Gushima Imana ni ikintu gikomeye, ariko ndagira ngo twifashishe iyi Zaburi twibuke ibintu Imana yakoze mu buzima bwacu. Bavuze ngo haleluya. Reka dutere haleluya z'amashimwe zirindwi. Wibutse ko Imana ikubyukije amahoro. Twibutse ko Imana iduhaye guhumeka ku buntu. Dushime Imana. Twibutse ko Imana iduhagaritse. Dushime Imana. Haleluya. 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 Reka dutangire haleluya zishimwe. Twibutse ko twaryamye tukaba twisanze tugihumeka n'ubuntu. Haleluya. Shimwa Mana uduhaye kubaho. Haleluya. Haleluya ya kabiri. Twibutse ko Imana yagiye iturengera, ikaturengera. Abantu bavuze bikomeye, imiryango itabishoboye. Yesu we isi, ariko Uwiteka wakitamurura. Imana yaturengeye, Imana yakurengeye, Imana yandengeye. Reka dutere indi haleluya. Haleluya. Haleluya ya gatatu iravuga ngo twibutse ko twarwaye, Imana ikadukiza. Imana ikiza indwara. Kiza indwara, igakiza n'ibyo tutazi, igakiza mu mwuka no mu mubiri. Haleluya. Imana ikiza indwara z'amayoberane. Yesu we
ndabyibutse uri mwiza Mana. Haleluya. Haleluya ya kane ni haleluya ivuga ngo turagushimira imiryango yacu. Imana ivuga ko dushimiye Imana kubw'imiryango iki gitondo. Haleluya. Haleluya. Reka twongere dutere indi haleluya ya gatandatu tuvuga ngo Uwiteka ahabwe icyubahiro kuko yaturemye. Imana kuba yaraturemye, kuba turiho, kuba dufite ubuzima, kuba mu kwicara ikavuga ngo reka ndeme umuntu, ikagushyiramo ikanshyiramo, ikavuga ngo ndarema mama Ebenezer, ndarema runaka, ndarema Chantal. Imana ikaturema haleluya. Yewe we haleluya ya karindwi iravuga ngo Mana ashimwe ko waduhaye agakiza ntituzarimbuka, agakiza twamenye Yesu. Haleluya. Agakiza. Haleluya. Imana y'agakiza. Haleluya. Haleluya. Kubw'Imana y'agakiza. Haleluya. Mu isi no mu ijuru. Haleluya. Hafi na kure. Haleluya. Mu kirere cyacu ko dufite umucunguzi Yesu. Baravuga ngo Zaburi ya 146 ngo hariya mutima wanjye shima Uwiteka, nzajya nshima Uwiteka nkiriho, nzajya ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo. Haleluya. 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 Ngo mutima wanjye shima Uwiteka. Papa turagushimiye, mu mitima yacu harimo byinshi. Haleluya. Nzajya nshima Uwiteka nkiriho. Ubu nyine nkiriho Mana niho ngushimiye. Wibuke ko ngushimye, wumve ko ngushimye, ugira neza bugacya bukira. Haleluya. Haleluya. Nzajya ndirimbira Imana yanjye ngifite ubugingo. Kuri uyu munsi umpaye kurubyuka amahoro, kuri uyu munsi ndamukije nkaba ngihumeka. Ubu nibwo ngushimye Mana. Akira gushima, akira amashimwe yanjye. Mukiringira abakomeye cyangwa se umwana w'umuntu wese utabonerwamo agakiza. Mana nta wundi tuziringira. Iki gitondo turabikubwiye, ni wowe wo kwiringirwa. Umwana w'umuntu arashira, umwana w'umuntu ibye birarangira, imyaka yirabaze. Nta wundi waduha agakiza, nta wundi wari kuduha Yesu. Wumve ko ngushimye, ndagushimira ko waduhaye Yesu. Ni nayo haleluya dusojerejeho, waduhaye agakiza ku buntu. Niki cyambuza kugushima Mwami? Ndagushimira ngo umwuka w'umuvamo ugasubira mu butaka. Uwo munsi imigambi igashira, imigambi y'abantu irashira n'ukuri, ariko wowe ntushira. Uri Imana yacu, uri Imana yanjye, uri Imana yacu. Ushimwe Mana. Ngo hahirwa ufite Imana Yakobo w'umutabazi we, akiringira Imana ye. Mana tugufite nk'umutabazi, twarimo tugushimira imirimo wakoze. Utadutabara bamwe tuba twaramwaye, utadutabara bamwe baba barasebye, utadutabara bamwe baba sinzi, ariko ubutabazi bwawe bwatugezeho. Amina. 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 Turagukunda Mwami, wagiye udutabara, twarakwizeye, turakubona, twarakwiringiye. Ushimwe. Ni wowe waremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, ukomeza umurava iteka, uca imanza zitabera zirenganura abarengana. Mana niwe waturemye, ibyo waremye ni byiza. Iyo tubyutse tukabona akazuba, tukabona uhinduye ibihe, uzanye ubukonje, iyo tubyutse tukabona inyenyeri, iyo tureba hanze umugoroba uje tukabona ijoro riraguye, tukabona ukuntu hinduranije ibintu, umucyo ukavaho hakaza umwijima, tukabona ukuntu bwije.
mana we, izo ni imbaraga zawe bitwereka kuri Imana ikomeye. Iyo tugenda akavura kagwa warekuye gake ku mitwe yacu, n'ubuntu. Haleluya. Ukaduha amazu tukugamamo, ukaduha aho turyama, ukaduha yewe gamana, ukaduha ubwenge ku buntu. Yewe gamana, uca imanza zitabera zirenganura abarengana. Mana we, ni wowe ujya uturenganura Mana, ujya uturenganura. Yewe hariho akarengane ko mu isi, kuko isi irarenganya, ukaturenganura. Satani n'abadayimoni bashatse kuturenganura. Wagiye uturenganura mu byaha, wagiye uturenganura ahantu henshi. Yo warandenganuye Mana, ndabyibutse, warandenganuye nkiza imanza na bene dahara, waragiye uturenganura. Abantu baturenganije kuko ari abantu, isi yaturenganije, ariko ukaturenganura. Yo shimwa Mana we, shimwa Mana we. Aca imanza zitabera zirenganura abarenganywa, agaburira abashonje ibyo kurya. Uwiteka niwe ubohora imbohe. Haleluya. Niki cyatubuza kugushima Mwami? Uwiteka kubohora imbohe, niki cyatubuza kugushima? Uwiteka niwe uhumura impumyi, Uwiteka niwe wemesha abahetamye, Uwiteka niwe ukunda abakiranutsi, niwe udukunda Mwami. Uwiteka niwe urinda abasuhuke. Yo Mana, turi mu bihugu bitari ibihugu twavukiyemo, uturindiramo. Iyo dukorera, iyo twashatse, mu bihugu twashatsemo, mu bihugu twagiyemo, mu bihugu twasuhukiyemo, mu bihugu uramira imfubyi n'abapfakazi. Ariko inzira y'abanyabyaha arayigoreka. Uwiteka azahora ku ngoma iteka ryose. Imana yawe Siyoni izayihoraho ibihe bidashira. Haleluya. Mana, wumve ko tugushimye. Iki gitondo akira amashimwe yacu ari mu mitima yacu. Iyi zaburi tuyihagazemo tugushima. Ibi byandikwe mu munsi wacu ko tugushimiye, ko waduhumuye, ukatwereka inzira y'agakiza, ukatwemesha, ukaduhagarika ku rutare Yesu Kristo, ukatubashisha, ukaturindira mu bihugu buri wese n'igihugu aherereyemo. Uwiteka uri ku ngoma, ntawe uzagusimbura. Ibyo turabyandikishe mu mwuka wacu. Uri Imana yacu, turakwizeye. Uri Imana yacu, turagukunda. Ni wamamare. Imana uriho, uzahoraho, uri nyiribihe. Ibyo nibyandikwe none n'iteka ryose. Uyu munsi turavuze ngo nushimwe, uyu munsi turavuze ngo nuwamamare. Uyu munsi uruhoraho kuri buri saha y'uyu munsi, uruhoraho kuri buri gihe cyose cy'uyu munsi, uruhoraho. Niyo mpamvu ibindi byose byari byarishyizeho bivemo, byimurwe n'ubutware bwawe no gukora kwawe n'ububasha bwawe n'ubushobozi bwawe. Uyu munsi turavuze ngo uhoraho ratwa, singizwa. Amen. Haleluya. Shalom. Umunsi mwiza. Ugendera muri iyi zaburi, uyisoma ukongera ugashimira Imana. Wasoma ku 8 ngo Uwiteka niwe uhumura impumyi, wakibuka ko Uwiteka yaduhumuye, Uwiteka niwe wemesha abahetamye, wakibuka ko twari wari uhetamye, nari impetamye, tugashima Imana. Umwami yubahwe. Shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer kuri mikro. Umunsi mwiza.